Ijambo ry'umunsi. Iwacu Hiteka. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma muri Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Bibiliya ivuga neza yuko hari ibice bibiri dushobora kumara mu buzima bwacu bw'iteka. Aha mbere ni mu ijuru, iwabo w'abantu batunganiye Imana, babayeho batunganye kandi bakagerageza gukora neza. Aha kabiri ni mu kuzimu, mu kiyaga cy'umuriro utazima, ahantu mu by'ukuri habi cyane. Ese kuri wowe uratekereza ari he utumiwe cyane kurenza ahandi? Isezerano rishya ryerekana byibura imirongo irenga 200 yerekana uburyo ijuru ari ahantu ntagereranywa, ndetse henshi muri ahanga Bibiliya yerekana na amagambo Yesu ubwe yivugiraga. Kuba Yesu yarahavugaga cyane, birumvikana yuko ari ahantu y'ingenzi cyane kuri Yesu umwigisha wacu. None se ni gute twebwe nk'abana b'Imana nk'abizera tunanirwa kuhavugaho kandi ari ingenzi cyane? Impamvu yabyo irababaje cyane. Nta yindi nuko dusa n'abanyuzwe n'ibintu biri muri iyi si. Ubanza hari twumva yuko twamaze kugerayo. Twumva yenda yuko dufite imiryango myiza ikize, tukabona dufite amazu meza, tukabona dufite akazi kaduhemba neza cyane, ndetse ko bigoranye cyane gutekereza ku handi hantu haba heza cyane kurenza ahanga muri iyi si. Ubusi ibintu si bibabaje cyane. Abandi bantu nyamara ntabwo biboroye hano ku isi. Abangaba ni abantu basa n'abitaye cyane ku byiza by'ijuru no kumva inkuru zivuga uburyo ijuru ari ahantu heza cyane. Aba ni abantu babaho bashaka kumva uburyo ijuru rizaba buri kimwe baburiye hano mu isi, ndetse n'uburyo bizaba bimeze. Aha urumva uburyo bibabaje cyane kumva ko iyo twigunze cyangwa se ari byo tudafite hano mu isi ari byo bintu bituma noneho dutekereza ku ijuru. Ariko se kuki twumva yuko tunyuzwe tukabona yuko hari nk'igihe hagati yacu n'Imana, kandi nyamara ijuru ariho hantu dukwiriye kwifuza ndetse no gutekereza? Tutarebye neza, iby'isi bishobora gukomeza kutubuza kumenya iby'Imana ndetse n'ahazaza h'ubuzima bwacu bw'iteka. Ese kuki tutakunze gutekereza ijuru? Ubanza hari ari uko benshi muri twe twumva tutarashaka kugenda. Ikibazo ukwiriye gusigarana muri aka kanya nonaha ni iki ngiki: ese ni ikihe kintu kiri kumbuza kubona Imana ndetse n'ijuru? Yesu ko yagiye kudutegurira ibyicaro byiza mu bwami bw'ijuru, kubera iki ntari kwitegura? Reka muri rusange rero ntihagire ikintu na kimwe gituma tutabasha kubona ko hazaza ariho heza kuruta none. Hari ahazaza dutegereje kandi heza cyane kurenza ahangaha turi. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristu zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.